Maranatha. Gusa ndashimira abaririmbyi bamaze kuririmba, ariko amen nayo numvise ari nkeya. Hari umuntu twahoze tuganira amubwiye ko ngiye kumara iminsi 14 hano vuga ubutumwa, arambwira ati ugiye kuvuga ubutumwa ahantu heza kubw'impamvu ebyiri. Iya mbere, abantu banywa amata baba ari imfura. Kuri ugiye kubwiriza ahantu abantu banywa amata, abo bantu baba ari beza no kumva barumva. Ati cya kabiri, ugiye kubwiriza ahantu hari abanyeshuri, ati ubwo utazumva n'ubundi abasanzwe babona 0 mu ishuri. Aho rero nkaba ngiye nkunda kubana n'abantu bumva ko turi kumwe, kuko amen abisobanura ngo bibe bityo. Iyo rero abaririmbye nk'uko baririmbye ntuvuge ngo amen, biba bigaragara ko ikibwirizwa babwirije utacyumvise. Ndashima Imana cyane ko yabanye nanjye mishi yashize. Hari umugabo w'umukristo hano witwa Claude wampamagaraga buri munsi, hari nubwo narwaye rwose ndenda njya Faisal, ariko nanga kumubwira ko ndwaye, ko nabonaga ko aba ari kumuca intege. Ariko kuko nzi imikorere ya Satani ko ari ukurwanya kugira ngo umurimo w'Imana udakorwa, ariko nasobanukiwe nuko ari umurwanya atari umuneshi. Ibyo bintera ubutwari rero wo kumubwira ngo ndajya imbere. Nejejwe rero nuko mwanyakiriye. Ndagira ngo mbabwire ko tuzajya dukoresha ikoranabuhanga, nuko naje ntinze nkabona ko hari kubikonekita bitaba biriho, ariko ndabona byatangiye. Kandi ntabwo tuziga ibyanditswe byera gusa, ahubwo tuziga n'ibindi birebana n'umuryango ndetse n'iby'ubuzima. Hano bambwiye ko hari abaganga bazadufasha kwiga ibirebana n'ubuzima, gute umuntu yagira ubuzima bwiza akabyibuha. Muri uku kwezi kwa gatatu hari umuyaga ukomeye wateye mu Bushinwa, umuyaga wari mubi cyane. Abajya ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba mwarabyibonye, batangaza ko umuntu uri munsi y'ibiro 50 atava mu nzu kuko wamugurukana. Iryo ni itangazo ryatanzwe na leta. Muntu uzi ko ufite ibiro biri munsi ya 50 ntiwiri gupfa hehe, kubera yuko nuva mu nzu ukajya hanze umuyaga urakugurukana. Aho rero tuzabyiga, ariko tuziga n'uburyo bwo kubigabanya, kuko nabwo bibaye byinshi biteza ibibazo. Nagiye kuva mu rugo, madamu ari kunshyirira ibintu mu modoka, arambwira ati ariko gutwaye ibintu byinshi aho ntuzagumayo. Ndamubwira nti sigira ngo nimbona umuntu w'igikuyu agashyiramo n'inka sinzigumirayo, i Kigali nta nka ngira. Ariko arambwira ngo mbasuhuze, mwakirizo ntacyo se. Hari korali yitwa The Guardians, yo yumvaga twazana n'uyu munsi, biteguye kuza hano ku isabato itaha bakakora igitaramo. Barambwira ngo kizaba cyitwa Imbaturamugabo. Ni korali ifite abantu basaga hafi muri 40 kandi bakora umurimo w'Imana. Barambwira ati tuzava aho ngaho nushaka tuzahave 2:00, ariko tuzaza dukora umurimo w'Imana. Umunsi nzabwiriza amasomo atarenze 2, ubundi mbwira abantu gutega amatwi ibibwirizwa bizayuri muri iyo ndirimbo, aba ari byo bizihanisha abantu. Maze nagiye ahantu bita Kirundo i Nyanza, manutse kwa Busoro, nari ngiye mu ivugurura, niho mperutse muri iyi minsi.
rero nabo baramwe muzabasuhuze se mwakira izo ntashyo. Imana ibahe umugisha. Insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru nifuza ko nzajya ninjira nkayisanga hari. Iravuga ngo ubushobozi bw'Imana bwaremye iki? Isi. Nibwo ikoresha ku munyabyaha wihannye akazabona ubugingo bugenje gute? Buhoraho. Ikibazo ni iki ngiki, kutamenya ubwo bushobozi bw'Imana nibyo bituma umunyabyaha akomeza kwigomera. Iyo umuntu atazi ubushobozi bw'Imana butuma umunyabyaha akomeza akagomera Imana, kandi iyo umunyabyaha akomeje kugomera Imana aba ari kwivutsa kuzabona ubugingo bugenje gute? Ariko mureke siwe tuzaba turi kumwe, ubugingo buhoraho. Uyu munsi ndashaka ko tuganira amagambo make cyane ku mugabo witwa Yona. Isomo rizatuyobora muri iki cyumweru riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Haravuga ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana. None se waba wabaye umwana w'Imana ukabura ubugingo buhoraho? Oya. Uyu mugabo witwa Yona yatumwe mu murwa witwa Niniwe. Uwo murwa wari warubatswe n'umuntu witwa Nimurodi mu mwaka wa 700 imbere ya Kristo. Sanakerubi yawugize umurwa wa Ashuri. Byakomeje bityo bigeza mu mwaka wa 612. Nibuke ko babaraga basa n'abasubira inyuma. Niniwe hari ku kilometero 800 uvuye i Gatiferi aho Yona yakomokaga. Nuko Imana yifuza gutuma uyu muhanuzi witwaga Yona, imutuma Niniwe kubera ko Niniwe yari ifite ibyaha bigera kuri 4. Uze kureba nawe niba ibyo byaha bigera kuri 4 nawe ntacyo ufitemo. Icyaha cya mbere, bari abantu iyo urugamba rwabaga batwaraga iminyago mu ntambara. Icyaha cya kabiri, bari abasambanyi mu buryo buteye ubwoba. Icyaha cya gatatu, bari abantu bagomera Imana bakanayisuzugura. Icyaha cya kane, bari abantu bagambirira gukora ikibi kandi bakagisohoza. Uyu murwa wari ukomeye gutya, Imana yiyemeza gutuma uyu muhanuzi witwa Yona. Ariko uyu Yona, igihe Imana yamutumaga, yafashe umugambi wo kwanga kujya aho Imana imutumye. Nahunze mvi iwacu mpungera ahantu bita Kwijwi. Pastor Perezida arahazi, nubwo atahageze ariko yajyaga hareba. Ni ikirwa kiri mu mazi hagati, iyo kivuyeho hari andi mazi ari inyuma yacyo ahantu bita Itanga. Mpunze ngezeyo mahura n'akaga gakomeye cyane. Sanga hari inzara ya yindi y'injyana muntu. Sanga ku ibitoki byari heze, byari ibitoki by'amakashi gusa. Iwacu tutarigeze turya ibitoki by'amakashi. Nuko umunsi umwe mpagarara hejuru ku gasozi. Icyo gihe twari twagiye gusaba icumbi, umuntu adukura nk'aha ngaha atujyana nko ku birometero 10, aduha akazu
bajyaga batekamo ukuntu muri Kongo hameze. Iyo uri nka hano ubasha kugira imirima mu birometero 10 akaba ujya guhinga ukahubaka akazi k'ibyatsi. Ibyo byatsi rero niho batekera. Uwo muntu adutiza ku kazi, nta bantu bari batuye aho hantu. Iyo twamaraga madamu atetse, twari dufite uduhungu tubiri, byajyaga kujya nimugoroba tugakuramo amashyiga, twarangiza tukamenamo amazi, utwana tukaduseseka muri ako kantu, natwe tukarazamo iki gihimba cyo haruguru, amaguru akarara hanze kandi ari mu rutoki. Musi umwe njya hejuru ku musozi, ndapfuka ashyira amaboko hejuru, narebaga ikirere cy'iwacu, mbwira Imana ngo wa Mana we, nusubiza iwacu amahoro ukampa n'uburyo bwo kugenda, ngo n'imodoka nasabaga. Mujye musaba mwizeye, nzajya nkuvugira kandi nzagukorera. Ndaza rero intambara irangiye, Imana ibigenza uko nabisabye, ndaza ariko sinagira amahirwe yo gukomezanya na madamu, kuko tugeze i Goma yarasinziriye, sigana utwo twana tubiri. Ariko ngezeyo mu Rwanda niruka ku mafaranga, nibagirwa ko nabwiye Imana ko ninsubizayo ikampa n'uburyo nzayikora, ndabyibagirwa. Musi umwe ndyamye numva ijwi rimbwira ngo ariko waribagiwe. Wagenje ute? Waribagiwe. Yona umuhanuzi yibagirwa yuko ari intumwa y'Imana, aho kugira ngo ajye i Niniwe ahunga ajya i Tarushishi. Ageze ku cyambu cy'i Tarushishi afata ubwato kugira ngo ahunge Imana. Aragenda yishyura amahoro, agera mu bwato. Amaze kugera mu bwato, ubushobozi bw'Imana bwaremye iki? Ubushobozi bw'Imana bwagejeje gute? Nibwo ikoresha ku munyabyaha. Ageze mu bwato, Imana ikoresha ubushobozi, yohereza umuyaga, mwe muwita umuraba, mu nyanja. Kandi muri ubwo bwato abayobozi b'abasare bari abantu basenga ibigirwamana. None Imana ikeneye yuko ivugwa muri ubwo bwato, kubera yuko Imana nitavugwa muri ubwo bwato haravugwa imana y'abapagani. Numvise ikinyuranyo bintu bibiri. Yona aragenda aragona, ari mu bwato arafurura, nk'uko muri iyi minsi 14 hari abizera bamwe bazafurura, ahubwo bakajya bibwira ko abashyitsi ari bo bazaza, ndetse bamwe ntibazajya no kurarika, bazafurura. Ariko Imana yari ikeneye yuko ivugwa muri ubwo bwato, kugira ngo imana z'abapagani zo gukomeza kuvugwa muri ubwo bwato. Nuko barasenga, ariko kuko basengaga imana zidafite ubushobozi, biba ngombwa ko bavuga ariko iki kigabo kirimo ahangaha gisinzire kiri kugona, cyuruzi inyanja yabaye gutya, ni cyahehe. Ariko ubundi wowe uruwa hehe? Uruwa hehe? Mbese uri umukristo wamenye Kristo, cyangwa se uri kugona? Nuko baramukangura, bamaze kumukangura arakanguka, baramubwira ngo mbese uruwa hehe? Mbese abasomye igitekerezo yashubije ngo iki? Ngo ni ntabwo mwagisomye se? Yashubije ngo iki? Ndi umuheburayo kandi senga imana hehe? Yo mu ijuru. Bagiye kumva bumva hari ikinyuranyo nabo. Sinzi ushize nababwiye ukuntu nagiye gucururiza aho hakurya itambi, akantu kamaze kuboneka njya gucuruzayo, ngezeho ngize amahirwe, muhitana n'umwami waho aranyikundira, arambwira tuzajya uzi iwanjye. Umunsi umwe ari ku isabato njya gusenga, ngarutse arambaza ati ariko wari wagiye hehe? Ndamubwira nagiye gusenga. Usenga iki se? Nisenga Imana. Warayibonye se? Ako ni ikibazo cyangwa se ikibazo? Ndamubwira ko ndakugane icya mbere n'ubu ngubu kuba waremeye kuncumbikira uri umwami n'Imana.
icya kabiri nawe waremwe n'Imana, icya gatatu ibintu biri ku isi byose byaremwe nayo. Arangije aranyitegereza ariko nirisa ngo birashoboka ese wowe kuva wavuka nturasenga? Atereka tukaye dusenga ibigirwamana ntawe nyuzana. Umuntu w'umunyabwenge, umwami utegeka ahantu hangana gutya, usenga ikintu cyakozwe n'amaboko y'abantu? Mbona hari akantu gasa nk'akamugezemo. Arambwira ngo ariko birashoboka yuko ngo icyo kintu mwita Imana kiriho, ngo kikaba cyaraduhaye ubukungu munsi y'ubutaka, kiduha ubukungu hejuru y'ubutaka, kiduha imbaho z'umukara, iz'umutuku, iz'ubururu, kiduha amabuye y'agaciro menshi, kirangije kitwima ubwenge. Mwebwe kirangije kiri mu bukungu munsi y'ubutaka, ntacyo mufite hejuru y'ubutaka, kirangije kibaha ubwenge ngo mujye muza kurya ibintu byacu. Nawe ariko twakomeje kuganira dutandukana, tugiye kuryama, mbwiye ngo icyo kintu akajya kitonga icyo kintu cyitwa Imana gishobora kuba kiriho. Yona rero nawe ahamya Imana. Hanyuma Yona amaze guhamya Imana nuko arakanguka, havuka ikibazo kimwe. Ese uyu muntu turamufata tumujugunya mu nyanja? Nitumujugunya mu nyanja mbese amaso ntituzayabazwa? Ariko mu by'ukuri abo bantu bakoraga ibyo ngibyo bari bari kurwanya ubushake bwa nde? Ariko ntabwo turi kumwe. Bari bari kurwanya ubushake bwa nde? Bw'Imana. Kuko Yona wanze kumvira Imana, Imana yagomba kugaragaza ubushobozi bwayo kuri Yona kugira ngo Yona nawe amenye Imana, kandi nawe uri muri ubwo bwato bamenye iki? Bamenye Imana. Uko bashaka kurwanya ubushobozi bw'Imana, ndagira ngo mbabwize ukuri ko n'uyu munsi hari abizera barwanya ubushobozi bw'Imana. Igihe icyo ari cyo cyose ubona ukora ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, iby'iki gitabo kivuga, ujye umenya ko uri kurwanya ubushobozi bw'Imana. Ariko uko barwanyaga ubushobozi bw'Imana, ngo niko umuyoboro wakomeza kuba mwinshi mu nyanja. Nuko igihe kigeze, Yona ubwe arababwira ngo kugira ngo iyi nyanja ituze, nimumfate munjugunyemo. Nimumara kujugunyamo, inyanja iragenza gute? Reka mbabwize ukuri, abizera muri aha ngaha mumeze nka Yona. Abameze nka Yona bakora ibintu babizi yuko ibyo bakora atari byo, baba barwanya ubushobozi bwa nde? Yona yari umuntu usobanukiwe nuko naramuka ajugunywe mu nyanja kuko yahunze Imana, inyanja iri bugenze gute? Iri butuze. Nuko baramufata, bamaze kumufata baramufata bamujugunya mu nyanja. Maze kubw'ubushobozi bw'Imana, Imana ibi yateguye igifi kinini bajugunye, bazi ngo bajugunye mu nyanja, naho bajugunye mu munwa w'iki? W'urufi. Rwa rufi rurihuta ruha ako kagabo kapinze ubushobozi bw'Imana, rugahara ifuti yihuse cyane, irihuta cyane. Hanyuma igeze inini irakaruka kava mu nda y'urufi. Imana akabwira ati ngaho genda ujye kubabwira. Uje Imana yanditse amagambo yanteye ubwoba. Yaravuze ngo ikintu cyamubabaje cyane ngo nuko abantu bakunda kwihanishwa n'ibyago aho kugira ngo bihanishwe n'ibyanditswe byera. Abantu bakwiye kwihanishwa n'ibyago aho kugira ngo bihanishwe n'ibyanditswe. Aha tuziga ibyanditswe byera, tuzakoresha Bibiliya y'uburyo bubiri. Ariko abenshi bazemera gufata umwanzuro, abandi bashaka kuzarwanya ibyanditswe byera ariko bakaba bari kurwanya ubushobozi bw'Imana. Yona agezeyo yatangiye kuvuga, ababwira ko niba batihanye Niniwe mu minsi 40 irabigenze gute? Irabirimbutse. Muri jenoside yakorewe Abatutsi, umuntu umwe twasenganaga tunaririmbana, baririmbye mucunge sana, tunaririmbana, arambwira ati ngwino tujyane mu rugo, tujyaniwe mu rugo.
ansengera isengesho ribi cyane. Arasenga ngo Mana dupfukamye muri salo, twari n'abatampera icyo gihe. Abantu muva mu itoro burya murayoba. Arapfukama ngo umva rero Mana, dore ibihe byabaye bibi. Turabizi yuko Nelson adashobora kubaho. Napfa tuzahure mu gitondo cy'ubuzuko. Na nubwo bigeze basenga Imana ngo Nelson umurinde, oya yavuze ngo turabizi ko ari mupfu. Kubera iki se? Yari afite murumuna w'umujandarume, mu nzu ye yari afite agahivu kuzuye grenade. Yari yarakamuhaye ati nibikomera uzirwaneho. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana umuntu yanyirutseho, ndagenda niroha mu kivu, nkura n'abantu bahunze bafite ubwato. Igihe bajya kunyuraho ngo bandeme, baravuga ngo ngaha nimumwiroho ntabwo turabitsinda mu kivu. Banterura amaguru tariki ya 11 saa 8 duhungira muri Kongo. Nagiye kubwiriza muri gereza y'Amageragere, mpura n'umuntu arambwira ngo wa muntu wakurutseho ari hano, mutumaho ngo azaze mubwire ko namubabariye umutima wanjye wamurabariye. Arangije arambwira ngo genda ubwire Nelson ngo izo mbabazi zigumanire, ngo kuko icyo nashaka kugeraho ntabwo nakigezeho. Ntabwo Yona agomba kubwiriza ubutumwa bumeze gutyo, ahubwo yagombaga kubwiriza ubushobozi bw'Imana bubasha gukiza umunyabyaha wihanye. Ariko ngo inkuru yaragiye igera ku mwami. Abayobozi kuva ku mwami b'icyo gihugu bari abapagani, basenga ibigirwamana, bakora bya bintu bine nababwiye. Erega kugira ngo iki gihugu cyacu kigere aho cyageze, byaturutse ku bayobozi bakuru kugeza ku baturage nibo borotse iki gihugu. N'uyu munsi ubwo mubona turi aha tugandagaje, ubwo tubona abana biga bose bagatsinda, cyangwa se bamwe batagize neza batsinde, ubwo tubona amajyambere agera kuri wese, ni ibituruka ku buyobozi bwiza bikamanuka bikagera ku baturage. Haleluya. Umwami abyumvise gusa abwira abaturage bose ati nuko rero mwese mugende mwambara ibigunira mwitera ivu. Mwitera iki? Kuko Imana ikunda umunyabyaha wihanye. Imana ireka ko rimbura Niniwe. Amateka atubwira uburyo aho Yona yabaga. Ntabwo Yona yashakaga gucumbika mu mazu y'Niniwe kuko yari abazi. Imana imeze uruyuzi kubw'ubushobozi bwayo, kubera yuko amatangazo mabi yatanze nk'ibyaha undi yantangarije. Ntabwo Imana yigeze yumva, ahubwo igihe kigeze inanda irya rwa ruzi, inanda nayo itumwe n'ubushobozi bwa nde? Imana. Reka nkubwize ukuri, abantu bakomeza kwikina nka Yona, ariko uko kwikina wikina nka Yona, Imana itegereje ko wihana kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Yona nanone ababazwa nuko uruyuzi rwari rumera inzu rwombi. Imana irangije iramubwira ngo mbese kubabajwe n'uruyuzi utate. Ndi hariya ku aho ngaho mperutse mu ivugurura. Buriya hari abantu bazi ubushobozi bw'Imana, bagahera no ku myaka ihinzwe, bakamenya ko yahinzwe yeze kubw'ubushobozi bwa nde? Ariko ntabwo turi kubw'ubushobozi bw'Imana. Umukecuru umwe yaduhaye ubuhamya, aratubwira ati nari umukene nyakujya ku buryo nafashwaga n'itorero, ariko umunsi umwe nizera Imana, udufaranga bamaye ndagenda dukodesha umurima. Maze kudukodesha umurima, ndagenda muri uwo murima nkodesheje, ndapfukama muri uyu murima, ndayibwira ngo umva rero Mana, aya mafaranga yavuye ku mishumi y'abakire n'abakene.
Haleluya. Yavuye ku mishumi y'abakire n'abakene kandi yari amaturo gutu, ariko biyemeza kuyamaho ku mafaranga y'ubutabazi ngo bantabare. None uyu murima nkondesheje ngiye kuwuhingamo imyaka. Iyi myaka niramuka yeze ntabwo nzagira ikintu na kimwe nkora kuri iyi myaka ntabanje kugukiranukira. Nta nubwo muvuze ngo amen. Mu byihoreye ariko navuga ko amen bisobanura ngo bibe. Maze ngo Imana iramwumva, imyaka igiye kwera irasa, imirima y'itiro bakajya gucata, ariko iyi murima urayifumbira. Akabasubiza ngo hari uyifumbira, ntavuge n'uwari we. Nta bushobozi yari afite bwo kugura ifumbire, ahubwo kuko yasenze Imana ifite ubushobozi yarayifumbiraga. Maze ngo agiye kweza, abantu barahuye bamufasha kuza gusarura iyo myaka. Ntabwo yigeze ajya gufataho imitonore, yarakomeje akajya ajya gukora imibyizi akabona amafaranga yo kurya. Igihe kigeze ahamagara umukuru w'itorero, amuha ubuhamya aramubwira ngo Imana yumvise gusenga kwanjye, none kuva uyu munsi sinzongera, ntabwo itorero rizongera kumfasha, ahubwo nanjye ngiye kujya mfasha abandi. Yasobanukiwe nuko nagiye kubwiriza ahantu za Kinuniriya, igihe ndi kubwiriza isomo rivuga ngo Imana izazura, izazana ab'inyanja yatwaye. Ndabwiriza pe, ndihanisha pe, maze abantu barahaguka benshi. Nahanezero yuko abantu bumvise ubutumwa bwiza. Ariko ngeze hanze, umwana numva w'umukobwa afashe ikoti ararikurura, mpindukiye nsanga ari kurira, arimo ararira. Reba umubwiriza wabwirije, wasoza ikibwirizwa, ari kumwe n'umuntu uri kurira, abizera baba baraje. Nakoze iki? Namufashe mujyana mu cyumba cy'urusengero, ndamubwira ngo uri kurizwa n'iki? Aransubiza ngo ikintu kiri kundiza ngo ni isomo wigishije, ngo wavuze yuko inyanja izagarura abo yatwaye. Kandi muri jenoside yakorewe Abatutsi nari umwana muto, mungana n'iwacu. Tugeze ku kigo cya Nyamunini, perezida arakize, amasasu atubanye benshi, nagiye kubona mbona iwacu biyahuye mu kigo ndeba, ngewe nsigara munsi y'igiti cy'ipera. Bagiye mu kivu ndeba, none aba babyeyi banjye ubwo inyamaswa zo mu kivu ko zabariye, ubwo ngubwo zongera kubabona gute? Ni ikibazo cyangwa se ikibazo? Ikibazo gikomeye cyane. Nasengeye ku mutima, mbwira Imana ngo umbe icyo asubiza uyu mwana. Ntangira kumubwira ibyerekeranye n'igishyimbo, ndavuga ngo niba umuntu atera igishyimbo, cyamara kugiteramo kikabora, cyamara kubora, umugondoro ukazamuka muri icyo gishyimbo cyaboze, cya gishyimbo kikazana amababi, cyamara kuzana amababi kikagenda kizana amababi, kikageza igihe kizanye imiteja, kikageza igihe cyumye. Ubwo bushobozi butuma igishyimbo cyera gutyo nibwo bushobozi Imana izakoresha ku bantu bose bapfuye. Ngiye kubona umwana atangiye kunyerera. Ndamugana ibyanditswe byera byose byahumetswe n'iki? Bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura. Ndagira ngo mubwire ngo ibyanditswe byera byose uko Imana yabivuze niko bizaba. Ndamugana kandi Imana izahanagura amarira yacu yose kuba umwana tutatwumvikanye wabyaye gatatu. Yona turi gusoza, ababazwa n'uko uruyuzi rwumye. Imana nayo ibabajwe n'uko Niniwe yagomba kugenza ite? Kurimbuka. Imana yigishije kuri Yona, uri kunda abanyabyaha. Ni narwo rutumye ngiye kumara iminsi 14 hano ngira ngo ubwire ubushobozi bw'Imana. Ubushobozi bw'Imana ngiye narabubonye, ndifuza ko nawe uzabona ubushobozi bw'Imana, kugira ngo umunsi umwe ngewe nawe
tuzaragwe ubugingo buhoraho. Zaburi y'ijana na 39 ufite Bibiliya asome kugira ngo twihute. Zaburi y'ijana na 39 umurongo wa 7 kugeza 12 tube dushoje. Agira ufata mikoro ahasome. Ibi nibyo Yona yirengagije avuga ngo arahunga Uwiteka, ntawe uhunga Uwiteka. Zaburi igice cy'ijana na 39 umurongo wa 7 kugeza 12. Ndahungira umwuka wawe, mbese ndahungira umwuka wawe, ndahungira mu maso hawe, mbese ndahungira mu maso hawe. azamuka akajya mu ijuru, ndamutse nipimye nkazamuka kujya mu ijuru, aho naho ugenje ute? Uriyo. nasasa uburiri bwanjye kuzimu, uriyo. kandi ndamutse shashe n'uburiri bwanjye kuzimu, nabwo nagenza gute? Uriyo. nakwenda amababa y'umuseke, ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe, aho naho ukuboko kwawe kw'Imana kwahamusanga. ukuboko kwawe k'uburyo kwahamfatira, ukuboko kw'Imana k'uburyo ntaho kutafatira umunyabyaha. nakwibwira nti ni ukuri umwijima ni uri buntwikire, kandi uramutse wibeshye ngo umwijima uzagutwikira, byagenda bite? umucyo w'ubwose ugahinduka ijuru, umucyo wahituza umucyo ukakugaragaza, n'umwijima ntugira icyo uguhisha, kandi umwijima ntacyo uhishima, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, kandi ijoro riva nk'iki? umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe, umwijima n'umucyo ku Mana byose ni kimwe, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranyije mu nda ya mama, kandi wanteranyirije mu nda ya mama. narigeze ku muntu wa 13. rekeraho. Mana dufashe muri uyu mugoroba, tumenye yuko dukwiriye guhungira ku Mana ifite ubushobozi bwose, aho guhungira mu mwijima, aho guhungira kuri Satani, ahubwo duhungire ku Mana, kuko Imana ayishobora byose, kandi niyo ifite ubugingo bwacu muri yo, kugira ngo igihe kimwe ubwo amateka y'isi azarangira, ya Mana twavugiye, ya Mana twakoreye, ya Mana twizeye izaduha ubugingo buhoraho. Nibyo mbasaba muri mugoroba, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.